sinzi ikibazo ahantu kiri ariko uransetsa wese usura nde mata usura nde rega ngiye mba ntekereza kuba wagiye mu kazi wagiye gushakisha imibereho bigatuma ntaza nyine ariko rero wowe wajya guza sinzi impamvu utakiza arumiwe umuntu ajyaganza umuntu usaraza bagatuma yinjira heza hano iwawe hari umuntu uhinjira ko wagira ngo ni habaye kwa farawo cyangwa haziritse intare hari ariko ufite umuhungu ni intare iziritse hariya ku muryango no komanga ku rugi arakwasamira reka guhata urwo rugi mabuze atabyumva akampitana mabuze ntagishaka abantu baza hano ntashaka abantu baza hano ko madaha mu bantu udashaka ko baza hano nanjye mbamo umuntu w'umuturanyi umuntu turi inshuti rega ibyo ntukabitinde uzi ukuntu yambwiye nabi hari igihe mpindukirira ibumoso ugasanga ndi kubyuka umunsi wose numva mfata imyanzuro wenda ubwo uwo munsi nari nahindukiriye ibumoso ibyo wanga abashyitsi ni imigisha uzi ko iyo ubonye umushyitsi uba winjije imigisha haza babiri umugisha wundi ukinjira ariko hari n'abashyitsi bahombye ubusa nanjye mu bashyitsi bahombye uyu ariko nyine ni uko uvuze ngo sinkange abashyitsi uyisubishyira muri rusange none ko yavuze ngo nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kwinjira kuri kiriya gipangu n'uyu n'umwe kandi ngusobanurira ati wasanga nari nabyukiye ibumoso rega hari igihe mbyuka afite kamere mbi iyo nabyutse mfite kamere mbi nyine ubwo zamuhereza amabwiriza agenderaho ku munsi ubwo wasanga uwo munsi uza waraje nyine ya mabwiriza nayamuhaye uzagira izo kamere kugeza ryari uzagira amahane kugeza ryari uzagira umutima mubi kugeza ryari kuko atari kamere ubwo uraje oya ntabwo ari ukuza ugire ko umuntu akugira inama ariko inama y'iki kandi ngo umwana utumva yagize ati yishimira itaribwa ujye wumva inama y'umuntu nta nama mbonye aho ngaho uzi usanga n'umuntu ukuzaniye amafaranga cyangwa ukuzaniye ibindi bintu byinshi akayasubizayo yese wagezeho urayafite warayuje oya niyo ntaba anyafite ubwo ayo ntabwo yaba ari ayanjye aje agasubirayo ubwo nyine ayo mafaranga ntiyaba ari ayanjye se wikanze iki kungu nakomeje nagiye mu rugo ndicara mbitekerezaho bindwanira mu mutima rega reka nkubwire urabizi uri inshuti yanjye ariko nanjye kugira ngo mfate uwo mwanzuro hari abantu nabonaga baza hano muri uru rugo nkajya kubona nkabona abantu baraje simbazi sinzi gahunda zabo nkibaza nkagera nkavuga ati wanasanga n'abajura baziramo ugasanga baraje baranyibye ikindi burya uzareba urugo iyo rwatangiye kwinjirirwa n'abantu benshi cyane ukabona abo bantu nta nubwo amasura yabo yazi ukabona nta naho ubazi muri iyi kariti byanze bikunze nawe ntabwo wabura kugira ikikanga niyo mpamvu ngiye mu rugo rwanjye nahise mfata uwo mwanzuro ntabwo umwanzuro wafashe ari wowe nyawo wo guca abantu bose ubu se ari nk'umubyeyi wawe ushushanya ni urugero sibyo niba umugira cyangwa utamugira ntabwo mbizi shushanya ari nk'umubyeyi wavuye mu ntara aje yikoreye n'utubona kuzaniye yakoresheje itike ye bakagera hano ku gipangu bakamusubiza inyuma nk'ukuntu bashubije inyuma agasubirayo ese nuzi ukura umwana mwiza cyane n'umwana mwiza pe ni ibintu bijya nkunda kugarukaho bitewe n'ukuntu amfata nivugiye ariko ntabwo ufata neza ntangiye agomba kumfata neza n'itegeko n'itegeko agomba kumfata neza kuko reka nkubwiye banamucunga umutekano w'urugo nkamurinda umukozi mwiza nkawe mwana mwiza ahubwo nta kuntu imirimo urimo ntabwo ijya kuva shawa pe narabimenyereye nta mpamvu yo kubimenyera wese nk'ubu ngubu urumva kwikoreka nkaza nkagufasha tukozanya ibyombo wenda ukazajya ubyozamo isabune nka byonyine tukabijyana mu kabati urumva tugafatanya shawa narabimenyereye pe ubwo ngubwo waramenyera nawe ibaze mabuja gusanzwe uri koza ibyombo ariko
ese si ugufatanya hari icyo bitwaye ngo navuga ko naje kugufasha nambwira naje kumufasha nabonye yari afite akazi kenshi agomba no gukoropa abana reka mufashe koza ibyombo ubundi tugire gute yihutiye abone nuko anaza no gukoropa natekekanye ubwo tuzabikoresha ubwo nibwo uzamfasha ejo ubwo nibwo uzamfasha ikibazo cyawe hari igihe mbisoza bibereye na hariya hanze ntumenye ngo ese si utangi ntazagufasha no guhata n'ibirayi niba uzi ukunze guhata ibirayi guhata ibirayi nzi no gucana imbabura buriya utazajya mbona nigize nabi ndetse nabigize njyewe nta kintu kimwe nabize uwo mubyeyi agahinda waba umuteye n'amarira waba umuteye ndakeka ntago yasubirayo yategereza kuzageza igihe umunsi urangirira niba ndi butaye nimugoroba yagakwiriye kuntegereza akicara hanze kugeza igihe nziye noneho nkabwira zamata uwo muntu mukingurire urumva byaba bikwiriye se kuba umubyeyi yiriwe yicaye none se ko umwanzuro nawe ufatiye kuri bose ntabwo ngiye nshobora kurobanura ngo uyu naza uzamukingure ngo uyu naza ibyo byo ntabwo nabibonera umwanya umva nkubwire mbabarira uhinduke ndahinduka ubundi sindi wa wundi ntabwo uri wa wundi kuko naguhaye urugero aramutse ari nk'umubyeyi wawe tureke njyewe umutwe ariko nanjye ngo igisubizo ubundi reka nkubaza nk'ubu umuntu yagize ibyago wabimenya wabibwirwa n'iki kandi utamera ko umuntu aza iwawe ariko abantu rero telefone warahinduye reka manze mubwire uri inshuti yanjye umuntu ashaka kuguhamagara ngakubona uri inshuti yanjye tujye twubahana niba ndi inshuti yawe ntabwo niba umuntu yagize ibyago kuki igihe cyose tuzumva ko tuzatabara wa muntu ariko yagize ibyago arwaye kuki utajya kumureba wowe wansura narwaye kuki se nagusura reba imyaka yose umaze mpaka akabari noneho ubwo nzahagera ariko noneho wagize ibyago utakiriho nabwo ntabwo wahagera uko nkubona kuko ukuntu wahindutse nabwo ntiwahagera kuko usiga ufite umutima niba warabaye ibuye ryuzuyeho urubura niba ari iki cyaguteye ubwo uje kuntukira ahangaha mu rugo rwanjye barakuroze madamu uje kuntukira mu rugo rwanjye ubwo natangiye kukumva ntabwo nje kugutuka ndi kukugira inama nta nama yawe nkeneye urugo ni urwanjye ninjye ugomba kurwubaka ninjye uzi ukuntu ngomba kurwubaka wowe urinde wo kuza kumfatira imyanzuro ngo uje kungira inama urinde hakuzi ko ibyo umuzakozi wawe yambwiye ari iby'ukuri koko ibyo yakubwira byose nta wumfatira umwanzuro mu rugo rwanjye utaza no kumutuka ngo aribyo yambwiye nyine yambwiye ko wahindutse nyine ubu umeze nk'intare niko umeze koko nguki ntugishaka abantu baza hano ariko bene n'iki cyiza cy'abagore ku buryo wambwira ngo singishaka abantu baza hano uretse amagambo urebe ukuntu wavuye mu rugo rwawe ukaba uzaniye amagambo reba amagambo yose uvuze mu minota 5 yabari amagambo mvuze sibwo hari ribiri ubu si yaza kuba ari umugabo nibura ntaba yicaye hano umugabo arimwe arangira inama y'ukuntu nakubaka y'ukuntu nashaka ukuntu nabumba amatafari akangira inama y'ukuntu nafata ka nexe nkakubaka nkagahagarika wowe n'iki kizi muri kubwira uretse amagambo yego muntu udafite amagambo uri kudondobekanya nk'imashini idoda ahubwo reka mubwire uzangira inama y'ubwubatsi bw'inzu nawe ubwo bw'ubugambo buba bukubunza bukunzanira mu rugo rwanjye izo nama zawe uzazigumanira uzabyicuza nzagusubiza ntacyo uzasubiza sindi kukubwira ukanga kunyumva ndi mugenzi wawe ahubwo se wabuze abo ujya kubwira sawa wabuze abantu wajya kubwira wandetse sawa ntabwo unyubakiye nina rusenya ntabwo uzarwinjiramo nina rusenya uzagenda ubyinire ku ikoma nta kintu na kimwe nzagusaba nta nubwo nzarusenya ngo nze muri kwihanira gutyo wishingirishije kuki yerega ndi foromina uri foromina foromina ubundi uramuzi sawa nyine rero umva reka mubwize ukuri madamu umuhana avayo ntumuhana ajyayo iyo migani wayincira utayincira ibyo nta n'ikintu n'iki bindebaho nta nubwo bifashe rwose umva biri kwinjirira hano bigasohokera ntabwo uwo mwanya wo kwirirwa mbika iryo jambo nawubona igumanire reka nitahire ko nari mwene nyoko se ngo uzababazwa nuko nasenye ufite ubwoba bw'iki njye nahize kukugira inama nk'umunshuti wawe iyo nama yigumanire akunda no nkubaze hari umuntu arakubwira kuri mwiza shawa umuntu twaba duhuriye kuki badakubwira ko nirirwa hano navaga hano ngiye kureba amakobwa nabwo ko amakobwa nkahita nongera nkigarukira mbese nk'igiye ku muhanda ntabwo ujya n'umuntu akavuga ati shaka umwana mwiza witonda shawa mba ndi kwihuta neza ubwo yaba yaramenye ko nitonda gute kandi tuba duhura mu kantu reka ngende kubwira mwiza wumva kandi Imana yakuremye neza rwose ubizi se ntabwo nari mbizi urakoze kubimbwira rero umuntu wa mbere ubimbwira urabyumva ute rero ndumva ari byiza byose
numva nyine binshimishije kugira ngo kuvuga ko uri mwiza ari byiza mwiza nawe n'abakobwa bari hano hanze bihomora hano hanze n'abakobwa bihomora bazi gutukana koko bavuga nabi nk'uko turi kuvugana gutya yakabaye yantumuye nagiye umuntu namwiciye akazi kandi mubyemera nzayanda gufashe n'akazi yumva tugakorane ntabwo asanga byose byarangiye bici tuje mama wegera gutukana abamurusha bwira ko umwana mwiza ahubwo se icyayi cyahiye kare washizwe gusanga ibijyanye bikabanza ukoze ibyombo kuko mana yaje mabuja mwiza nyana kugira ngo njye kwirukana nyana kugira ngo none nyirukana gusigana rubanda ntibakakoshya nyamara nzaba umuhanzi unakomeye bunabibonye ibi bintu nshobora no kuzabibamo rubanda ntibakakoshye rubanda izarangira ndirimbye mbaye umuhanzi nimba hano nzahita mba umuhanzi Samu Karame ariko ubundi ngewe kugeza aya masaha nawe ntabwo ndasobanukirwa ubufuso nzima kugeza aya masaha za kuko za niki bigenze gute maruja ni ikihe kibazo ufite ubundi urumva uye ndumva kuko uramamagenda nita ntabwo wumva kandi ntabwo wumva niki ntabashize kumva mbwira nsobanura ntabwo wagakwiriye kurenga ku bintu ngewe ubwanjye nkubwira nta kintu na kimwe umbwira njya ndengaho nta kintu na kimwe nkubwira yego uriya mugore ninde wamukinguriye ubuhe mugore uriya mugore winjiye utaha hano haruguru uriya mugore ninde yakubwiye ngo umukingurire yinjiye ubuhe mugore uyu nafunguriye none hari ubundi ndi kubwira mabuja warenzo ni we nyine ndi kukubwira none sura nawe ni ikibazo mabuja atari ikibazo oya nawe urakabije noneho nise umuntu uriya muntu ni umuturanyi cyane cyane uriya muntu hano hose birirwa bavuga ko ari umuntu mwiza bamutangira ubuhamya bwiza uriya muntu twakoze iminsi mikuru uramutumira agufasha n'imirimo uriya muntu ngewe mufata nk'umuntu ugomba hano kwishyira akizana nta nubwo arigeze amugeraho ikibazo cyo kwanga ko keretse rimwe naho nanze kumufungurira ariko uhari ntabwo nakwanga kumufungurira ayo mabwiriza wayahaye nande oya nuko ari umuturanyi mwiza nza kukubwira ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira utabanjije kuza kumbaza harimo abantu nakuyemo uzaza ukingurira utambajije nawe uzaza umbaza cyangwa nakubwiriye rimwe muri rusange ariko se mabuja urumva ushaka kuba muri iriya nzu wenyine ubundi se ko numva utangiye kumpa amategeko narenza ari renzo umukozi we aravuga ati njyewe mvuyeyo ni nk'isamaki yabivuye mu mazi kuko yahita apfa ubwo uragira ngo ube muri iriya nzu wenyine mabuja nawe ntugakabe urugo ni urwande sa
urugo n'urwawe n'abantu nyine nase ucishyiraho amategeko y'urugo rwanjye wumva utangiye kumpereza inama izo nama zawe uri kumpereza n'inama nyabaki erega nubwo uri mabuja hari amategeko yawe ngomba kugenderaho ariko hari andi nanjye ngomba gushyira mu gaciro kugira ngo abantu batagushiraho buramba mbikoze kugira ngo abantu batagushiraho none nigeze nkubwira ngo abantu batazandangizaho se kugira ngo uzambere kibamba kugira abo bantu batazandangizaho kamwereka yuko tutanamwishimiye sokera mu gipangu kubera iki se mabuja ndakubwiye ngo sohokera mu gipangu ngewe ubwanjye naguhaye amategeko nkubwira ko nta muntu n'umwe wemereye gukingurira nta nubwo nigeze nkubwira ngo bano uzabakingurire cyangwa bano ntuzabakingurire kugeza aya masaha uri gukora ibyawe ntigeze nkubwira ninde wakubwiye ngo ukingurire uriya mugore kugeza n'aya masaha ndacyari kubyibaza Eko Sharicha. Yes, afande. Akazi kageze. Ya, akazi karimo karagana ku musozo. Karagana ku musozo. Yego. Ariko uyobora undi no hejuru ngubu zisaba tari ama proofra. Afande ariko nawe ibintu bijyanye na tere ndakiye kubizi bihagije. So ngira ngo ndabizi ko ubizi ko kuri tere nta kintu kiba cyoroshye kiba gihari bari imiguru. Ariko uko bimeze kose nuko amakuru amaze kuboneka. Ngira ngo ndakeka igisigaye no kuzafata umunsi tugafata panda gare tukajya gupakira. Ariko iyo tugiye guhura nibuze utekereza ku magambo uribuze kumvugisha cyangwa ubona ndi mugenzi wawe. Ndatekereza ko kuri afande wanjye ndakuba agomba mubwira situation zimbaho mu kazi. None ni gute uzaba umuntu w'umugabo umuntu aguha misiyo pambafu ukamara icyumweru ntarabona update zose ese ndiyo Afande ndakumva neza ariko fanda urugo nagiye kuneka nagara urugo rworoshye nagara urugo rusanzwe ese nawe shababu wagiye gufata nawe ni igisirikare cya ni inyeshyamba wagiye guhangana nazo ni ibyihebe wagiye kunzanira se ntikiguye muri kiriya kirego. Afande hari ukuntu yaba atari yari shababu akora rugo kurumeneramo kurwinjiramo nicyo kintu cyangoye bwa mbere. Ngira ngo urabizi ko nakubwiye ko nsigaye ndenga ibipangu kubera uburinzi bashyize kuri gate yabo. Nanjye ntago nyiryama ngira ngo urabona ko ijisho ryahiye. Ndimo gushaka amakuru ariko amakuru yamaze no kuboneka buriya. Richard. Yes, Afande. Shobora kubona nigwa nicaranye nawe cyangwa tuganira. Uva nkubwire mabuja ubu impamvu maze nk'umunota ntekereza kugusubiza hari igitekerezo nge naringize. Ikihe gitekerezo? Icyambere hari ibintu byinshi nkora nk'impanuka kubera nanjye ntago nishimye neza kubera maze amezi 6 utampemba ariko buretse gatoya ari amezi 6 utampemba reka nyakurekere n'inyama kuyakurekera ngwe n'ikindi gitekerezo kizatuma kano ubwo no kugira ngo bigende neza uko wumva umutima wawe ushaka ko uzaba. Nyine ndakubaza ni ikihe gitekerezo? Shakira ingufuri. Numara kunshakira ingufuri hakazagira undi muntu usunutse ubuzuru yinjira cyangwa asohoka uzamenye ko amakosa yose iyo ngufuri se ninyishaka izamara iki? Iyo ngufuri nzayishyiraho hano nimara kuyishyiraho imfunguzo niyo nazita muri wese maze bizatuma nta muntu n'umwe n'uwakomanga inshuro miliyari adashobora gufungurira. Umva igicucu noneho musohoka ntasohoka uri ikigoryi pe uri ikigoryi umeze nk'inda yawe siko nasoni ndi ikigoryi cyakurimbura ikibazo burundu kandi ikindi wowe urashaka kubaho ubuzima bwawe wenyine narabibonye rwose. noneho bishake kuvuga ko umwanzuro ndimo ndaguhereza wowe ubwawe uri kwifatira uwawe mwanzuro uwo ndi kuguhereza wowe ukawucisha hirya no hino. Oya umenya ufite ikindi kintu ngewe ahubwo nshakaho ni gute se yaje mukaganira akarinda asohoka agenda ukaba urimo kunsarana yakinguriwe nande kugira ngo agere hariya nganira nawe. Ngewe impamvu namukinguriye wowe ubwawe mwari muri kumwe hariya
ibyo mwaganiriye sinzi niba mwaratonganye yenda ukaba yarakurakaje cyangwa se ibindi mwapfuye ni ibyanyu babiri. Kuki wowe utamwirukaniye? None kuki wowe wamukinguriye yarinze kungeraho utabanjije kuza kumbaza ufite amabwiriza yuko ugomba kubanza kumbaza ku muntu wese ugiye kuza, wowe kuki utabanjije kumbaza warangiza ukamukingura akarinda hasanga hari? Mabuja, genda ndabona kino gitekerezo nagize ari cyo tugiye kubahiriza. Tugiye gushyiraho ingufuri hano ya burundu. Kuko uwinjira ateza ikibazo n'abasohoka bagateza ikibazo. Nje ndumva umwanzuro wa nyuma ari iriya ngufuri tugaheramo hano. Hari na drone bazanye no guhaha ari uguha uzajya ubwo uremera ukodesha drone izagezana ibiryo bite hano iciye mu kirere. Sikuri ikigori cy'inkinda yawe. Reka ntago ndi ikigori Mabuja, ni igitekerezo ndi kuvuga. Uzi kumashije kumenyera zamu hako sibo nakumenyera. Ubu uri kumenyera ukambwira ayo magambo hita uzinga utwawe. Nkubona wavuye hano muri uru rugo. Gira bwangu uzinga utwawe nta magambo menshi shaka kongera kuvugana nawe. We ni wowe ugomba kumbwiriza ikintu ngomba gukora hano cyangwa kumfatira imyanzuro y'ibyo nakora mu rugo rwanjye. Mabuja mbabarira winyirukana. Ngenda kubwiye ngo si wowe uzamfatira umwanzuro, ntago ari wowe uzambwiriza icyo ngomba gukora. Niba nkubwiye amabwiriza gendera kuri ya mabwiriza naguhaye. Ibyo kwirirwa untesha umutwe gushyiraho ingofuri ngo nibura ngo abasohoka ngo abinjira bose, wowe ni wowe umereza amabwiriza y'urugo rwanjye. Mabuja mbabarira winyirukana, we uzanyirukana ukwezi gutaha. Mbabarira winyirukana, wowe ari wowe uzampereza amabwiriza. Oya Mabuja mbabarira winyirukana, we uzanyirukana ukwezi gutaha ariko none winungura. Mabuja mbabarira ngirira ikigongwe. Mabuja mbabarira nunyirukana none. Ukagira ngo wagera kuri level yanjye. Yego Devandi, iki gihugu kugikorera bisaba kuvunika, bisaba kwitanga, bisaba gukoresha ubwenge n'imbaraga nyinshi. Ese ndiyo Devandi, ibyumweru bibiri bigashira operasiyo nakoherejeho utaramya ripoti. afandi imbogamizi narazikubwiye gusa warazikemuye. Iya telefone twarayibonye byarakunze, ari mpamvu mfite amakuru. Bisaba gukoresha mashini gandi zingahe kugira ngo ikirego wagiyeho gicemo neza. Afandi mbonye n'akantu k'umusada nakemera, mbonye agasapoti ko kujya ntwara agapisto kuko urwo ntabwo rworoshye. Shaka pisto zingahe? Imwe irabaye afandi. Wagwa mashini gandi se? Itwara urwo ntabwo rworoshye. Gicoco 0 ugiye kwasana n'abasivile wowe. Imbunda kihangana n'imbunda ngenzi yayo ihangana n'abasivile. Bamba bari afandi. Impamvu ngubwira ngo akazi wowe uri kugakiniramo bombafu. Waragize gushaka ko umuntu akuzamura n'akarego kangana urwara kakunanira. Afandi, ibintu byose biraho gukosora. Amakuru yo nakubwiye ko twamaze kuyabona, rekodi zigiye kuba zihari. Ubwo wenda hajemo akandi kantu gatoya katari sawa cyane, ariko nako nagakirana inzira nagashyize mu nzira neza. Akaye katari sawa afandi, ndagira ngo wongere unyizere mu masaha make, noneho tugiye kubikora mu masaha. Ndabona kugejejeho amakuru yuzuye. ariko Sharica. Yes afandi. Nitaye kugiye bigiye kugutwara, yaba iminota, yaba amasaha, yaba iminsi. Ese ndiyo? Ndi afandi. Nkeneye ripoti kandi yihuse, ripoti nziza. Turumvikana? Ndi afandi. Va mu maso, toka. Nta soni. Ibyana babiri bifite amaraso ashyushye ariko gukora akazi k'igihugu biba byananiranye.